baroko ni mudasenga. Hano hanze dufite abantu bafite izijya gusa nayo. Yemwe hano hanze dufite abantu bayivuga ukagira ngo niyo bari kuvuga. Niyo mpamvu murindi impanga zanya amavuta babasiga. Murindi impanga zanya ibiganza byose bibakoraho. Barokore mu ntega amatwi mu nyumve. Hano hanze dufite bayani na bayambure. Naba profete bateye ubwoba baruzuye. Nimutagira imbaraga z'Imana muzashiduka mwararangiye. Maze ngo uwavuye muri Egiputa atari amazuru y'intama amenya abahutu n'abatutsi. Turi mu ntare mwiza kafite amazuru ameza atya. Ameza atya se yawavamo ji. Umuntu wavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama ntajya yumva. Batanga amatangazo nakavuga ati ibyo bintu ntabyo nigeze numva. Ntumurenganye. Yavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama. Uwavuye muri Egiputa atari amaso y'intama ntiyerekwa ibyo abandi babona ntabibona. Buriya hari ibintu mugomba kumenya. Umuntu wavuye muri Egiputa atari umunwa w'intama mushu yabavuga hano. Umuntu utari umunwa w'intama aravuga ukagira ngo aracometse. Ariko umuntu wavuye muri Egiputa ari umunwa w'intama amagambo yari ku murongo avuga ibintu wamubaza neje akabisubiramo. Umuntu wavuye muri Egiputa atari iminono y'intama amaguru y'intama aratarasa amatorero yari amaze. None muri Zion ejo muri restoration mugaturika muba ayo maguru yawe atagira fire utagira ahantu turiza warimo akajagari. Abo nabavuye muri Egiputa batari umwana w'intama. Yakoresha imvugo yabiki gihe yabwiye umukecuru ati mukecuru wakoze umuti hahiye. Wakoze umuti mukecuru wakoze umuti. Arambwira ngo byagenze bite mwana wa ati wa mugabo yavuze ko ubu dufite abantu hano bafite amafaranga ariko ntago muzi mezire mwambara ku buryo wambara ipataro nyaboneka. Mugurira hehe aramubwira ngo urebe umwenda ushobora kwambara wajya mu kirori bakavuga bati wambaye neza. Aramwumvira aramubwira ngo icya gatatu agaruko twasaga wari kubatwereka uburyo twaje tumeze. Aka gasura tugakuye mu uyu murima. Izi style tuzikuye mu uyu murima. Twaje tutazi kujyanisha ariko tugeze mu uyu murima dusanga hari ibiryo byiza, dusanga hari imyambaro myiza, dusanga hari indirimbo nziza. Uyu murima waduhinduriye ubuzima. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. God did very great things to us. Uko kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Mu kwezi kwa gatanu. In this May. Kumvisha dufite ibyo gushima Imana. Dushimiye umushumba. We thank our pastor wadutumiye who gave invitation to us. Maze kwigisha umushumba aravuga ngo uburyo kutugwira ubutumwa uramara ikindi cyumweru. Niko nabonye irindi kote nishaka mare 2 none. Mara ikindi cyumweru ndabwiriza ku cyumweru ndahitwa mu Gipara ndataha kuwa mbere. Maze kwigisha dusohotse hanze umuntu arazaranda mutsa muremure umugabo arambwira ngo nitwa Pasi. Burya kumanywa na nijoro wigishaga turi kumwe umutima wanjye waguwe neza ko nshaka Jane twahuye afite visa yarasabwe yarako wagiye kujya i Burayi. Nta kintu na kimwe Imana idashobora. Turahura turambagizanya. Ubukwe bugiye kuba inama z'ubukwe zigiye gutangira. Baramubwira ngo umugabo ugiye kubana nayo mwaraganiriye. Hari gihe kandi gufata ikakubuza gusa neza waba yusa neza. 2004 umuntu yamaye amafaranga aramubwira ngo ugera ugura ipataro y'5,000. Ndebye nibuka ko iwacu nta muntu ugeze kugura ipataro y'5,000. Ndagenda ngura icyatanu y'abakobwa karande si ikintu y'umutuku pataro y'umutuku y'abakobwa bampaye 5 nguzi icyatanu musagure 3,5. Ubu dufite abantu hano umuntu akureba yareba taye yawe kumeza akaguhemba 60 ngo ugura ikanzu y'60 ukagura amaburuza 7. Ibi bintu mwihaye karande. Mose abwira Farawo ati muze urabarekura. Farawo aramureba ati we urinde ati ndi Mose. Umwe wishe umuntu twabuze ninde ubagutumye ati no Uwiteka. Ati Uwiteka ni igikisha ati ni ndiho. Ati we ibintu ndiho niki ati ni Imana. Tufite ikibazo Imana nyabaki ati Imana ishobora byose. Ati ntago mbarekura umva icyo umufasha mara. Mose araza yegeraho namubwira ati urabona umugabo yumva arona ati ntumbwiye ko ufite akantu kamukome ndebe. We genda ukamukome wewe wambwiye ko arakantu
ariko umufasha ni mwiza, umufasha ni mwiza mu butayu. Ahubwo ati wowe mbwiye ko ufite akantu harirwa azana ibintu byo kudusuzugura, genda ukamukome nkwereke. Mose ngo araza ahubwo ati muze urabarekura ntubarekura. kuko hari ukuntu yaragiye kubivugamo ati ndasimbutse, arongera ati ndasimbutse, nabwira ndifatiraho nyabune ati buretse nzagarukaho nabazanye. Twagize umugisha rero yabazanye. Amen. Afite ubuhamya bwiza, afite n'ubw'amateka, afite byinshi byo kutubwira. Ndagukunda, nzagukunda, nzakomeza ngukunda, nanjye nzaterura abana banjye tuzi wawe. Nzaza mu rugo, ariko numvishe Nyirapasika ajyaza kurya ubugari, ke sinjya arya ubugari, mbivuze kare rwose. Wape nyine ubwo naba mburaye pe, mama Beni naba mburaye pe. Nyirapasika mujye mu ubugari, ngewe singoye, nubona amashaza ibindi byose uzashyireho, ntukiri guvunike wabonye amashaza, ibindi biroroshye. Imana ikumpera umugisha. Ndagira ngo nakire mukozi w'Imana singira nkabo Boniface. Reka protokole bamutuzanire, duhagaze twese, duhagaze. Munyemerere tumwakire duhagaze. Ni ihame rya Bibiliya, Imana irahagurukirwa kandi ntabwo muzabona Imana igenda, muzayibona muri aba bantu. Tukwakiriye ibihe byose, turagukunda, turakwishimira. Iki kintu wakoze cyo kutuzanira umuryango tugikomeye amashyi. Ntabwo byari byoroshye guterura umuryango akawuzana umugore n'abana, nanjye birangora iyo njyanye umugore n'umwana, ariko mu ndebere yabazanye nkuko yabitwemereye. Turakwishimiye mama Beni, turagukunda, turabivuze. Muramukunda mama Beni? Okay. Akicara, Yesu abahereza umugisha. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, igihe cyacu ntabwo kiba gihagaze, kiba cyihuta. Mu rugo iwacu tugira amahame tugenderaho kandi tuziranyeho twese. Iwacu havuga uwatumiwe, ni njye watumiwe rero, ngo ni njye uri buze kuvuga. Ariko kubera ko Shumba yabivuze, mama Beni ni umuririmbyi, Beni ni umuvugabutumwa, so ubwo rero twagendanye kandi akaba yigomwa avuye ku ishuri. Ya minota 2 umushumba yari yavuze, nanjye ndayitanganya umuhereze ku yanjye, aza baramutse, noneho nze kuza gukomeza. Haleluya. Haleluya. Ndishimye kuba hano, nishimiye kuba imbere yanyu mwese. Amazina ni Hirwa Beni Crystalla, ndi umunyarwandakazi mu mujyi wa Kigali, sengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha, ndabakunda. Rero muri iyi minsi hari ijambo riri gufasha umuryango, riri muri Zaburi 126 umurongo wa 3. Zaburi 126 umurongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye byinshi, turishimye, twishimiye ibyadukoreye, kuba tukiriho, kuba nta kibazo dufite, tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima. Nishimwe no gushimira Imana ibikomeye yakoze. Ndabakunda. Reka nsaba umushumba asengere papa
ku ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya. kongeye kugushima mwungeri mwiza haleluya kubw'uko ariko wabishimye. izina ryawe ryubahwe. impano watanze mu muryango ntawera nkawe wa papa Beni na mama Beni ibikomeye, ukabaha natwe umwana turishimye. turabigushimiye. Haleluya. ubu butumwa duhaye wadukoreye Imbaraga zawe ibikomeye zitubeho. natwe turishimye. wadukoreye n'uyu ibikomeye. munsi wakoze ibikomeye Bikomeye. n'ejo Era, wakoze era. ibikomeye Wakoze n'ahashize ibikomeye. wakoze ibikomeye Mu iri torero n'imyaka wakoze yatambutse wakoze ibikomeye Mu bana bacu mu rusengero wakoze wakoze ibikomeye. ibikomeye mu kazi bana no dukora mu miryango wakoze wakoze ibikomeye Mu bucuruzi twebwe mwami wakoze wakoze ibikomeye ibikomeye. turanezerewe eri basheko wakoze te ibikomeye. pashene atukuzwe Yesu. Haleluya. turanezerewe iri jambo ribaye ubuzima bwacu turyakiranye ubwuzu turyakiranye wakoze kwizera ibikomeye. wakoze wakoze ibikomeye ibikomeye. ntiwadutanze Haleluya. waratwimanye wadukoreye ibikomeye. ore babasheka deba Tela. warakoze mwami wakoze ibikomeye ibihe. amaso yacu yarabyiboneye amatwi matwi yacu yarabyumvise. wakoze ibikomeye ibirenge Uwiteka byacu yadukoreye duhagarara iruhande ibikomeye. rw'ibyo ukoze Natwe turabireba Ah. turabibona turabyumva turabyusa unyemerere uyu munsi Himbazwe. ubwo wakoze ibikomeye twiteguye ko n'ubundi ugiye gukora ibikomeye kuko ntiwabikoze ngo bisigare hariya n'uyu munsi bikore mwana Haleluya. bikorera ubwoko bwawe Haleluya. bikorera aba babyeyi Haleluya. bikorera aba bagabo Haleluya. bikorera aba basore Haleluya. bikorera aba bakobwa Haleluya. bikorera itorero Haleluya. bikorera imiryango Bikore. itera bikorera igihugu Bikomeye. cyacu Ibikomeye. bikore Ibikomeye. bikore Ibikomeye. kora ibikomeye ntabwo mwana ukora ibyoroshye Amashimwe yacu kora akomeza ibikomeye. Asante ntabwo Yesu. ukora ibyoroshye. Ayi. Kora ibikomeye. byoroshye bikorwa n'abantu. komeza mwana umugaragu wawe agiye kuvuga uvugire muri we maze umwuka w'Imana no gukomera kwawe bikomeze biganza hagati muri twe tugukomeye amashyi tugushimira kuri hagati muri twe mu izina rya Kristo Yesu amen Amen. biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo usubiremo biriho biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima
hari byinshi byatuma dushima. Haleluya, haleluya, haleluya. nuko ngihamagara Imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, zirampobera, ziti ngwino usange mutima cyane, ndakubabariye. nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, zirampobera, ziti ngwino usange mutima cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima cyane, ndakubabariye. nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, umuntu utarwaye yahaguruka, ntaragira icyo mvuga, uwo bikundira zirampobera, oseramorera devale yasikine. ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. hobera abantu nka babiri nta buryarya, ubahobere nka babiri. imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, zirampobera, muhobere, ziti ngwino usange mutima mera bola setane. ndakubabariye. komera imana amashyi, komera imana amashyi, komera imana amashyi. ngikomanga sanganirwa, izo mbabazi ze zirampobera. ngikomanga ngikomanga sanganirwa, izo mbabazi ze zirampobera. komera imana amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. mwicare. reka nsabe mama Beni na Beni baze hano dushima imana. muze dushima imana, muze dushima imana. biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzimera Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. nimuze nshuti dufatanye tubyumve, kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima, Imana ibifitiye ibisubizo. mudutize indi mikorofone aho ngaho. muratubabarira dukoresha indimi ebyiri, muratubabarira dukoresha indimi ebyiri. Forgive us, we are going to use two languages.
kubera ko iri shimwe turumva dushaka kurisangiza isi. Because we want to share this thankful thing to all of you all. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. God did very great things to us. Uku kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May, we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Muku kwezi kwa gatanu. In this May. Kumvisha dufite ibyo gushima Imana. Dushimiye umushumba. We thank our pastor wadutumiye. Who gave invitation to us. Si kenshi dukunda kugenda nk'umuryango. It's not very much time that we like going like a family. Ariko atubwiye uburyo dukunda n'umudamu akidekarara ngo aradukunda. And when they tell us, the pastor told us that they love us, and his wife declared that how much she loves us. Twumvise tugomba guha agaciro urwo rukundo badukunda. Kumvishe tugomba guhereza agaciro urwo rukundo badukunda. We thought that we have to be thankful for that love they love us. Shimiye umuryango. I thank my family. N'abantu bambaye hafi. There are people who were near me all this time. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Turabakunda. We love you. Dushimye Imana ko yatugize abakozi b'Imana. We thank God that you are his allies. Babakomera amashyi musubire kwicara. Impamvu itumye nshima ko Imana iduhaye kumara imyaka 12 turi mu uyu mujyi wa Kigali turi umuryango. Natinyaga Kigali. Ndababwira uburyo butatu natinyemo Kigali. Bwa mbere ngeri Kigali hari muri 2007. Muri 2004 nahuye n'umuntu arambwira ngo ndagukunda umuvuga butumwa bwiza. Mfite salon de coiffure ndogosha. Nyogosha. Nzakogosha niyo nkunga nkwemerera nzajya nkogosha. Yogosheraga ijana igihundwe. Muri 2007 baramubwira ngo habonetse ngo isoko ry'impu z'ihene ngo Kigali ngo uruhu ngwiri kwicyango karugeza Kigali bagukubira gatatu yo waruguze. Agurisha saro. Aragenda arangura impu z'ihene. Arampamagara arambwira ngo ngiye Kigali. Njyanye impu 200 Kigali. Nasaguye itike yanjye ni yawe. Tujyane Kigali inshuti yanjye. Tujye kugurisha impu. Niba business ikomeye, nge nawe tuzacuruza impu. Tuzana hiyasi. Tugeze Nyabugogo. Tujya kwibagiro. Tujyanye impu aho bazigurishiriza. Bazirebye. Baramubwira ngo nta na rumwe ruzima rurimo, zose zarapfuye. Kandi amafaranga yose yari yayishyuye itike. Turasubirayo n'ay'impu ubuzima bugakomeza. Impu barazijugunya. Tugeze muri gare Nyabugogo saa moya z'ijoro amatara araka. Ampa ikiganza arambwira ngo bayi tuzabonana. Nta hantu nzi nyoberwa yarengeye mbona amatara aratse. Haciye iminsi 3 biba ngombwa ko mushaka ndamubona. Amperekeje tugeze Nyabugogo anshyira kuri ono Telecom arambwira ngo raguruka saa 4 ngiye gusigara nshaka ubuzima i Kigali. Mpagaze kuri ono Telecom na mfite telefoni ka Motorola nari ngafite mu mufuka. Igihe bisi je babyigana burira nuriye telefone bayikuramo batereyamo igipopi cy'abana cy'igitelefone. None akora ku mufuka nkumva mfite telefone. Tugeze Nyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata. Nanjye ntereka telefone abanyakigali mbabwire ko tugeze aho bita kwa Haji. Nkuyemo mbona ikintu cy'ubururu nkoze ku matushi numva ngo tiririri. Mfunguye inyuma sanga amabuye y'iradiyo. Ese nzaba i Kigali. I Kigali ndayitinya se nzayibamo. Ko nagashya nahure nako i Kigali. Muri 2012 ngira amahirwe Imana impa kuhatura ndaza nkora ubukwe. Maze amezi 3 nkoze ubukwe. Nari mfite igikomere cy'inyama bwira madamu nshaka guteka inyama nkazirya nkazisigaza kubera ko numva bingoye inyama n'ubugari nibyo bibi wacu abagenda iwacu barabizi na pastor uvuga ngo ntaryo ubugari je wacu yaburya haba ubugari buri ku rwego ruhambaye cyane. Mbwira madamu ntuteka ubugari n'inyama zirye nzihage. Arambwira ati Chantal umukozi wacu azi guteka ubugari ndateka isosi. Ajya mu gikona ateka inyama saa moya n'igice abwira Chantal ati nawe teka ubugari. Aza muri saro. Chantal amaze guteka ubugari abuzanye muri saro ateretse ku meza. Asubiye mu gikoni asanga isafuriya n'inyama byose babitwaye. Ndababwira ko Kigali narayitinyaga ku rwego rukomeye. Aratinda atinze mbwira madamu nise ko atari kuzana iyo sosi vuba. Arabona turabigenza turamuhamagara ati Chantal kutinda wabaye iki? Ati nazibuze.
inyize ati n'isafuriya byose babitwaye. Ntinya Kigali maze imyaka nshaka kubabwira ibintu Imana ikora biratangaje. Ndashima Imana ko turi batatwa ibinyama turaziteka tukazirya. Dusome ijambo ry'Imana Matayo 8:8. Nihute ndumva sinzi ibintu binyuzuye byinshi. Matayo 8:8 ibice 8 umurongo w'8. Dusome Matayo ibice 8 umurongo w'8. Bibiliya iravuze ngo umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa. Tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Ndasubiramo. Umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 22. Ezekiyeli 30:22. Dusome 30:22. Ezekiyeli. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Ndasubiramo. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Nimutarambirwa turasoreza muri Rusi 2:15. Rusi ibice 2 umurongo wa 15. Rusi 2 umurongo mugufi umwe wa 15. Mwahabonye dusome. Bibiliya iravuze ngo ahagurutse guhumba nibyo Bowazi agira ate ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Ndasubiramo. Ahagurutse guhumba Bowazi agira ati ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Ntago imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu wakabaye urya iwawe. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Wa musore we amaboko afashe umugore wawe amurekure. Wa mushomeri we amaboko afashe akazi kawe akarekure. Wa murwayi we amaboko afashe gukira kwawe arekure. Kugira ngo byumvikane bwira uwo mwicaranye ngo mwuyu mugoroba amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utari warangira amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe perimi yawe ayirekure. Amaboko afashe imodoka yawe ayirekure. Amaboko afashe visa yawe ayirekure. Amaboko afashe pasiporo yawe ayirekure. Haleluya. Amaboko afashe abana bawe abarekure abirekure. Agira ate ntabwo ibyenda wambara ibyo wari ukwiye kuba wambara. Amaboko afashe imyenda yawe ayirekure. Hari amaboko afashe ibyawe ugomba kwidekarara akabirekura. Nimuvuge ngo amen. Muri 2008 naje kwigisha Nyagatovu munsi ya gare ya Kimironko. Mvuye Gisenyi nambaraga ishati y'umukara ifite ikora ry'umutuku. Nahawe n'umupasiteri witwa Claude yayiguze igoma. Bantumira mu giterane Nyagatovu. Ndaza nigisha mpahurira n'umurundi maze kwigisha aravuga ngo uvuga amagambo meza uzaze kwigisha i Burundi. Ntinzaza. Arambwira ngo ariko i Burundi ntiwajya kugatuti kiwacu utambaye ikote. Ntaryo nagiraga. Amaboko afashe amakote yacu ayarekure.
mu gitondo ndavuga ngo ndasaba pasiteri wa Nyagatovu ikote, ndyamye nijoro ndarota umuntu ukomeye aransura arambwira ngo ntusabe nzakwambika. Njya kwigisha igisagari Save, maze kwigisha abakristo babwira pasiteri ngo uriya muntu naduhe nimero ye mu iteraniro. Pasiteri ambwira ngo watanga nimero, ntanga nimero, nditahira. Ngeze itumba ndyamye nijoro mbona nimero irampamagaye. Umuntu arambwira ngo ni umutayeri ndodera mu Cyarabu i Butare, mu gitondo uzazinduka kuri Atelier de Couture tuvugane. Mu gitondo njyayo, ngezeyo arambwira ngo umuntu yampaye nimero yawe yambujije kukubwira uwo ari we, yambwiye ngo nugera hano mw'ibitambaro biri hano uhitemo igitambaro wadodamo ikote. Kubera ubwoba no guhuzagurika n'ubuturage nahisemo igitambaro cy'umweru, umweru. Ndavuga ngo uzandodere mu iki gitambaro, andodera ikote ry'umweru ni pataro y'umweru. Hari kuwa gatanu utangiye kurireba, ku cyumweru nza kwigisha kuri ADPR mu Gatenga, nza nambaye ikote ry'umweru. Bari bakoze finissage y'amakaro y'umweru, mpagaze kuri ya makaro na rya kote ukagira ngo ni design bakoze. Ndangije maze icyumweru kimwe ndavuga nti ki Burundi bantumiye, kandi Odanse akaba yarambwiye ngo ntawe ugiye Burundi adafite ikote, ko mbonye ikote waje Burundi. Ndamuhamagara ikoti nararibonye, ati tegura ufite passport rese passe, ntindayigira. Fata ikote ryanjye n'ishati ifite ikote ry'umutuku na yari umukara, ngi Burundi mfite ikote rimwe n'ishati y'umukara. Banyakirira muri Sokariti barambwira ngo watumiwe n'icyo bita omoneri, ni ibigo by'igisirikare n'igipolisi. Urajya ubwiriza mu gipolisi n'igisirikare, kandi urajya ubwiriza ku manywa nijoro ndabwiriza ku munsi wa mbere, ku wa kabiri ndabwiriza. Barambwira ngo uzajya mu Ngagara muri Sisi nijoro nkambara ipataro n'ishati, ikoti nkarisiga. Ku munsi wa gatatu rya kote ryari ryabaye shokora ryahindanye utamenya uko rimeze. Bigeze ku wa gatandatu umusirikare uvuye Somalia witwa Claude araza arambwira ngo mugabo uri kutwigisha neza, none ko nshaka gukorera umugisha wareka nkawukorera. Nti nuwuhe? Kumbi yabonye ko ikoti nambaye. Ariko Yohana yaranditse mu byahishowe aravuga ngo abantu bafite amaso ariko ntibabona, no kwirirwa batunegura gusa. Arangije yari yanyujije mirisha arambwira ngo mukozi wema ko mvuye Somalia vuba ko hari igitambaro nari nazanye nzago dodesha mikoti ya mariage, wanyemera nkagudodeshereza ikoti ukambabarira ukazajya mu Buyenzi kubwiriza wambaye ikoti itaririya. Anjyana muri ville Bujumbura bandodera ikoti ya shokora express, ryarinda arayifata ajya kuri hanaguza. Ku cyumweru njya mu Buyenzi nambaye ikoti ya shokora ndigisha. Maze kwigisha umushumba aravuga ngo uburyo kutubwira ubutumwa uramara ikindi cyumweru. Niko nabonye irindi kote nishaka mare 2 none mara ikindi cyumweru ndabwiriza. Ku cyumweru ndahitwa mu Gipara ndataha ku wa mbere. Maze kwigisha dusohotse hanze umuntu araza arandamutsa muremure w'umugabo arambwira ngo nitwa Pasi. Burya ku manywa na nijoro wigishaga turi kumwe, umutima wanjye waguwe neza ko nshaka ko kwambika imyenda wakambara ukumva uranyuzwe. Ni imyenda imeze gute? Turi ku ijambo rivuga ngo Boaz ategeka amaboko afashe ibyawe arekure. Kuko nari mfite amakoti abiri numvaga nkomeye, ndamubwira nta kibazo cy'imyenda afite, ntiyo nabona nayambara. Amfata ukuboko anjyana ku modoka yaparitse hanze, afungura butu y'inyuma akuramo costume 8 cover 8 costume cover 8 arampereza. Arambwira ngo nahaswe kukwambika aya nama costume nakuzaniye ngo ujye wambara. 8 zisanga 2 zibaye zingahe? 10. Nagiye kuri Volcano mfata butu ya Volcano inkuri Bujumbura ingeze Butare, narapakure mfata taxi voiture ndagenda ngezaho nabaga pakure binjije mu rugo. Mudamu twabana garambwira ngo none ugiye kugishuza imyenda? Ni hoya, niyo kujya nambara ingana gutya. Nge nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka 2 muri korari. Ko mukina. Nafashe ya makote ndayamanika mbwira Imana nti Imana amaboko yarafashe imyenda yanjye arayirekuye. Ibyo myenda ntago nza kubitindaho kuko mu bintu nasengeye imyenda. Amaboko iyo utari wasenga amaboko afashe ibyawe birekure. No kuruhera uhera mu mwenda umuntu yakureba akakumenya kubera kutajya uhindura pe. Ibyawe makote sinza kubitindaho. Imana irangije ambwira ngo nzakwambika uranejeje. Umwaka wo hirya washize nagiye mu iduka kugura costume kuri Noheli. Ngiye kumva n'umuntu akoze kubitugu ndahindukira ndamureba. Arambwira ngo uri Boniface ni kubera iki? Ati nyankubona kuri YouTube ntaho nti waba wibeshye. Ahita afata telefone akandaho. Ati uyu si wowe? Ntiyego ni ngewe. Atuje gukora iki hano? Nteje kugura ikote. Ati baguhirinde ntibarime amaboko afashe ibyawe abirekura. Kuwa kane w'icyumweru gishize ndahantu nicaye ndi kunywa agakofi mbona telefone irampamagaye. Ati nitwa Jacques ndi umutayeri ndodera mu isoko rya Nyarugenge, ngwino nkubwire. Ndahagera arambwira ngo hari umuntu mpaye nimero yawe uranyemera ngo ufate mezire. Amfata mezire, dore ibyo bandodeye. Amaboko yemwe amaboko afashe ibyawe abirekure. Ibintu byawe birahari ariko amaboko abifasha agira ate? Abirekure.
muranyumvise? Bibiliya yatubwiye ngo Bowazi ategeka abahungu be, arababwira ngo mumureke ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Aba bahungu barafata, uretse Kristo wategeka bakarekura ibyawe. Ntago ari uko utazi gukora, akazi kawe karahari, ariko hari amaboko yagafashe. Bowazi ategeke, amaboko afashe akazi kawe akarekure. Imyaka 5 wicaranye diplome, imyaka 5 wicaranye perimi, imyaka 5 utagira icyo kurya, ibiryo birahari, amaboko afashe ibyawe agira ate abirekure. Muranyumvise? Nimuvuge ngo amen. Munkurikire nihute mwaya magambo. Bibiliya iki gitabo cya Rusi ni igitabo gifite ibice 4, kiri mu bitabo nasomye inshuro ntazi umubare wazo, ndagikunda cyane. Iki gitabo kibamo abantu 8, kivugamo amazina y'abantu 8. Hawo umugabo witwa Elimeleki, hakaho umugore witwa Naomi, hakamo abahungu babo babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni, hakabamo abakobwa babiri, uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa, hakabamo umugabo witwa Bowazi, hakabamo umuhungu witwa Obedi. Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami, Naomi bivuga ngo ni inshuti, Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye, Rusi bivuga ngo ni nyiragikundiro, Maharoni bivuga ngo ni umurwayi, Kiriyoni bivuga ngo ni umunyantege nke, Elimeleki Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi, Obedi bivuga ngo ni umurimo. Buri zina rifite icyo rivuze. Uyu mugabo n'umugore we bari batuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Betelehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Iyi Betelehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'Imana, ni mu nzu y'imitsima. Mwakoze kuzi Betelehemu, aha ni mu nzu y'imitsima, aha ni mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Betelehemu haza guterwa n'inzara. Inzara itera Betelehemu mu nzu y'iki? Kwa mutavuga y'iki? Ubu rero yarateye, ubu dufite inzara mu nzu y'imitsima, dufite inzara. Harimo urusaku, harimo ibipindi, harimo ikinya, ukigomwa ibyawe ukaza ahangaha ugataha nta mutsima ubonye. Mu nzu y'imitsima hatera inzara. Inzara igitera mu nzu y'imitsima, ngo inzara ngo itera Betelehemu. Giye kuvuga amagambo akomeye cyangwa ngo muze kunyumva. Ndabona na kamera zabaye nyinshi, mubifate neza mwitonze, muze kwinda gushyiramo bya bikabyo byanyu, mujya mushyiramo, mukora inkuru ziri fresh, mubirekure bimeze neza, tutazashwana namwe. Murimo muranyumva? Betelehemu mu nzu y'imitsima hatera iki? Inzara. Inzara irya Elimeleki, irya Naomi, irya Maharoni, irya Kiriyoni. Inzara irya famiye. Inzara ibariye baravuga ngo duhunge. Barangije bakora ikosa barahunga. Buriya mu nzu y'imitsima nubwo hatera inzara, inzara yo mu nzu y'imitsima iraryana ariko ntiyica. Inzara yo mu gakiza iraryana ariko iyaba yica tuba twarapfuye. Yaraturiye ikaturya, ariko nyiri umurimo akatubwira ati muhumure ejo nzabagaburira. Bakora ikosa baravuga ngo reka duhunge inzara, tuvi Betelehemu tujye Mowabu. Mowabu cyari igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kivumye. Mowabu mwisi y'umwuka ni igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kimeze gite? Ubu dufite abantu bavuye Betelehemu bajya Mowabu, bageze Mowabu barya iby'Imowabu. Ubu dufite abakristo bari indyo z'Imowabu, bararwaye tubana nabo. Abo ntibafashwa, abo ntibuzuzwa, abo ntibatura, abo ntibabonekerwa. Mbega mwari ibintu byabagize ibiti. Indyo y'Imowabu itwiciye abagore, indyo y'Imowabu itwiciye abavuga butumwa, indyo y'Imowabu itwiciye abahanuzi, indyo y'Imowabu itwiciye abashumba, indyo y'Imowabu itumariye abaririmbyi. Bari iby'Imowabu. Murimo muranyumva? Bahunga inzara y'i Betelehemu bajya hehe? Bageze Mowabu bararya barahaka. Ariko ikintu cyambabaje cy'ibiryo by'Imowabu, Mowabu barapfa, barya neza ariko barapfa. Bibiliya yambwiye ngo bamaze kugerayo Elimeleki, Naomi, Maharoni na Kiriyoni ngo bararya. Bamaze guhembuka we, bamaze guhembuka we, Imana ibitwaye umusaza Elimeleki abarapfuye. Umukecuru ati Imana niba icyo dukoze, twari tuvuye aho inzara iri tugeze ahari ibiryo, none turariye untwariye umugabo. Muziko dufite abagore n'abagabo
bavuye Betelehemu bahunga inzara y'Betelehemu bagezemo wabo bararya umugabo arapfa umugore arasigara umwe aza gusenga undi agasigara aryamye munkurikire Mowabu muri bo muranyumva Mowabu dufite abagabo bapfiriye y'abagore baracyari bazima baracyakanyakanya Elimeleki arapfa umukecuru abwira Imana ati Imana ibi bintu nkoreye umbabarije umutima utwaye umusaza atabonye ibyiza ugiye kuduhereza umukecuru ngo ari mwako gahinda Maharoni na Kiriyoni abahungu babo baravuga ngo duhoze mama marira dushaka abagore umwe ashaka umugore witwa Rusi undi ashaka umugore witwa Orupa barazabwira umukecuru ati mukecuru tuzanye bakazana umukecuru ati Imana ishimwe imaza gahinda nzajya ndeba bakazana nibagirwa gahinda ka muzeyi akibivuga abahungu bombi barapfuye Mowabu barapfa umukecuru asigarana n'abakazana be bombi abonye ibintu bimubayeho aravuga ngo ibi biryo turi kurya by'Imowabu birarose umugabo arapfuye abahungu barapfuye sigaranya bakazana atera ivi asenga Imana ya Isiraheli arayibwira ngo Mana kugira neza wampaye andi mahirwe ngasubira i Betelehemu kwa Mowabu mbona imereye nabi Imana amubwira ngo Nawomi we buryo ukiva Betelehemu ibyo kurya byahise biboneka sayiri zahise zera wapfuye kuhava gusa ibiryo biraboneka iramubwira ngo uhaye amahirwe ngaho taha ngwino Mowabu ngwino wongere wuzuzwe mukecuru avuga ngo Mana ntago nagenda ndasezeye bakazana bambaniye neza abwira Rusi na Orupa ati bana wanjye nubwo abagabo banyu bapfuye nanjye napfushije muzehe none musigara amahoro Imana nayisenze irambwira ngo subiri wacu baramubwira ngo mukecuru burya wasenze twakumvirizaga twumvisha uburyo usenga Imana yiwanyu twumva itandukanye n'iyiwacu wareka tukajyana warukwiye gusenga Imana ku buryo abantu b'Imowabu bagukurikira bakaza kureba ibyo wirirwa amahangaha warukwiye kugera ku rwego uvuga Imana abantu bagashaka kumenya Imana uvuga iyo ariyo baramubwira ngo tujyane aravuga ngo niba mwabishobora nimuze tugende Rusi na Orupa bahagurukana na Nawomi mukecuru w'umupfakazi ngo bari mu nzira bagenda nasomye mu gice cya 2 umurongo wa 16 arabahagarika arabwira ngo banaba ubu mwemeye gusiga ibigirwamana by'iwanyu mwemeye gusiga ziriya mini na biriya bintu mugiye kwirirwa mugendana n'umukecuru ubu nubwo Imana ngiriya neza ngasaminda nkabyara umuhungu mwazamutegereza akababera umugabo mwakisubiriye kuryoshya kwimo wabo hari utubyiniro tumeze neza uwitwa Orupa aravuga ati kandi uyu mukecuru avuze ukuri ubu wagendana yagenda n'umukecuru nk'uyu bigutemeze bitya aravuga ati mukecuru soma nisubirireyo aramusoma arahindukira asubirayo Rusi arahagarara mukecuru ati Rusi we mukamugabo wawe byakoze ntubibonye wowe wagiye aravuga ati mukecuru ndi imbere y'Imana winyiginga kugusiga ngo ne kugukurikira nakubonye aho uzajya niho nzajya Imana yawe nizaba Imana yawe ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwa aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Imana izaba impore ndetse ikabije Rusi ajyana n'umukecuru abantu mukiri batoya mwitoze kubana n'abantu bakuru ba Nawomi baracyahari aho urajya kureba marene ukareba marene ngo mushake ba marene bameze nka Nawomi bakecuru beza bajya inama ngo barajyana bageze i Betelehemu murimo muranyumva basanga ibyo kurya bireze ariko ntaho bari barahinze Rusi amenya ko hari umugabo witwa Bowazi inde Bowazi navuze ngo bisobanura umucunguzi wacu wabugufi Rusi amenya ko ngo hari umugabo witwa Bowazi ngo ujye uhinga imirima Bowazi ngo yari umuhanga ngo iyo yahingaga yabwiraga abasaruzi ngo nimusarura na amategeko y'Abisirayeli ngo ntimukajye mumaririzamo mujye musiga inyuma hari ba Rusi bazaza guhumba ntago muzi guhumba muri abanyamugi abasaruzi basarura bagasigamo dukeya kugira ngo abakene bazaze babone izo batora Rusi abwira Nawomi ngo mukecuru wareka nkajya mu mirima guhumba ariko nkagenda nkurikiye ndi bugireho umugisha aramubwira ngo genda mukobwa wanjye ngo Rusi ngo ajya mu mirima ya Bowazi ngo akajya yirirwa ahumbira mu gikondorero ngo ku mugoroba bakazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarya Bibiliya yambwiye ngo Rusi ahumba mu murima wa Bowazi murimo murankurikira akazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarya umukecuru akamubwira ngo ukomeze uhumbe muri ya murima nyiraho ndamuzi hari igihe muzahura hari igihe muzacakirana ubuzima buhinduke
mwenda binginga mukomeze muhumbe mw'uyu murima, mukomeze muririmbe mw'uyu murima, mukomeze mudiyakone mw'uyu murima, mukomeze uyu murima muwubemo. Ngo Rusi ngo arakomeza arahumba. Dore igice cya kabiri cyanyishe. Ngo Rusi ngo aje guhumba asanga uwo munsi nyiri umurima yasuye umurima, ajyaza nyiri umurima ajyaza. Haleluya. Ngo nyiri umurima arebye ngo abona inyuma y'abakozi hari umukobwa atazi atigeze aha akazi, aramureba abaza abagaragu ngo hari umukobwa mbonye hariya n'uwahe. Baramubwira ngo boss, uriya mukobwa yitwa Rusi, yasize se na nyina asiga imana z'iwabo, yirirwa ahumba mw'uyu murima kandi ahumba neza, ntajya akora kumiba, ntajya asomana, ntajya yora. Dufite abantu bamwe uyu murima iyo cyabutse gato yaguhushura. Baturiya mukobwa no murokore mwiza ahumba neza, ntukajye wisobanura, amakuru yawe bazajya bayatanga. Wikiribuga ngo ngiye ngo iritorero ngo imyaka ndimazemo, ceceka, nyiri umurima naza azabisobanura. Nimuvuge ngo amen. Uze jambo Bowazi yabwiye abagaragu be, yaravuze ngo uriya mukobwa mumureke, kabara agahindira k'igisirimba, mureke murebe ko ejo azagaruka. Ngo bukeye mu gitondo Rusi aragaruka. Agira ate? No kuwa gatatu muzagaruke, mujye muhora mugaruka. Aragaruka. Ngo agarutse, dore amagambo yanyishe ku murongo wa 11 igice cya kabiri. Ngo Bowazi ngo yaraje, ngo ntiyongeye kubaza abagaragu be, ngo ahubwo yahamagaye Rusi. Ahubwo ati muko vinyuma y'abandi, ngwino mvugane nawe. Iyo ari uguhamagaye, iyo ari ugukuye inyuma, atari abantu bagukuyeyo, akaba ari uguhamagara, aguha icyicaro isi itagukuramo, arakwicaza. Dore amagambo yaramubwiye ngo muko basobanuriye neza, bambwiye amakuru yawe, bambwiye ibyo wakoreye nyoko bukwe byose, bambwiye ko wasize imana z'iwanyu, bambwiye ko mw'uyu murima utajya ukubagana. Ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ndategetse aba bahungu ntibazongere kugukoraho. Ujye uzuyore ibintu byo guhumba ndabiguciyeho uhereye none. Aba bahungu ndabategetse ujye unywera ku bibindi nyweraho. Igihe wahereye uba mw'uyu murima, amaboko yarafashe imifuka yawe, narekure, nawe ujye ugenda wikoreye, nawe ugire stoke. Arangije aramubwira ngo muko ikorere, ugenda ubwira umukecuru ko wambonye. Bowazi wajyaga Rusi ngo wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye 50 kilo. Umukecuru ngo amubonye mu marembo aramubwira ngo Ru wahumbye mukwande wakoze he? Rusi ati mukecuru uretse nkugeraho ngo uhereze nkuru. Ati byagenze bite mwana we? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye inde? Ati nyiri umurima. None ati yambwiye ngo uhereye none ntituzongera guhumba, biriya bihungu byari byarafashe imifuka byarayicayeho. Yavuze ngo nibijya bishira ngenda nyore, ngenda nanjye nzane nk'abandi bakire. Mukecuru ati sinakubwiye? Muka mugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, icara turye, icara turye. Yagiye agira ngo ubuzima burahagaze, icara turye. Dore biri kuntu yanejeje. Ngo bari izo sayiri zirashira, ngo rusabwira umukecuru ati subiye kuzana ibindi byashize. Commentaire nasomye yanyishe. Umukecuru abwira Rusi ati nusubirayo ntuzane sayiri, uzana amashaza uhindure. Mw'uyu murima harimo melange ya byose. Aramubwira ngo ntuzane sayiri uhindure kandi uzana amashaza. Ngo Rusi ngo asubire ku gice cya kabiri, ngo azana ibitandukanye n'ibyo yari yarazanye mu kwezi kwashize. Ngo barabirye, byararangiye. Mukecuru po isura ibatangiye gusa neza. Ntagaruka twasaga, wari kubatwereka uburyo twaje tumeze. Aka gasura tugakuye mw'uyu murima, izi style tuzikuye mw'uyu murima. Twaje tutazi kujyanisha, ariko tugeze mw'uyu murima dusanga hari ibiryo byiza, dusanga hari imyambaro myiza, dusanga hari indirimbo nziza. Uyu murima waduhinduriye ubuzima. Nimuvuge ngo amen. Shaka kwihuta, nimuvuge ngo amen. Bibiliya nayikunze. Maze ngo Bowazi nyiri umurima aza gutegura ibirori ngo byo kugosorera sayiri ku mbuga. Nawomi arabimenya, ahamagara Rusi ati mwino ngukorera umuti mwana. Ati bite mukecuru? Ati mfite amakuru. Ati nayahe? Ati wa mugabo yateguye ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. None nk'umuntu wabaye mu murima we
nawe urajya mu ibyo birori. Bowazi ategeke amaboko akubuza kujya mu birori, arekure nawe ujye witabira ibirori. Aramubwira ngo witegure nawe ujye mu ibyo birori. Dore kondisiyo eshatu Naomi yahaye Rusi. Yaramubwiye ngo mwana wa nujya mu birori bya Bowazi uzakora ibintu bitatu. Icya mbere uzihezure. Kwihezura kwari gukaraba. Bwa tugende uri smart wihezure. Nimujya muza mu birori by'uyu mugabo mujye muza mukeye. Aramubwira ngo icya kabiri urebe umwenda mwiza ujyanye n'ibirori. Nimujya muza hano ujye ureba umwenda waka. Dufite abantu bafata ibipira bararana, mujye muzana imyenda myiza. Ibyo byenda muzana mu birori ntago byemewe. Aramubwira ngo urebe umwenda mwiza ku buryo urajya mu birori umuntu yakureba akabona nyine uri umuntu koko amaboko yarafashe imyenda yawe. Ubu dufite abantu hano bafite amafaranga ariko ntago muzi mezire mwambara ku buryo wambara ipataro nyaboneka. Mugurira hehe? Aramubwira ngo urebe umwenda ushobora kwambara wajya mu kirori bakavuga bati wambaye neza. Aramwumvira. Aramubwira ngo icya gatatu wirinde kwicara inyuma, wicara imbere aho urajya wereka abantu kuziranye nawe. Ariko Naomi, nakunze Naomi mwakagira Imana. Aramubwira ngo icya kane abantu bose iyo bamaze kurya bahita bataha batumvisha amatangazo. Wewe wirinde gutaha, utegereza amatangazo. Kandi abantu bose bamaze gutaha uze kureba aho umugabo ari buze kujya kuryama, uze kugenda womboka abantu bamaze gutaha, uryame ku birenge byo ku mirambizo. Ibizakurikira uzambaze ndi umukecuru. Ariko Naomi namukunze mw'abantu b'Imana. Nakunze Naomi ngo abantu bose bamaze gutaha ngo Rusi ngo azayomboka ngo aryama ku birenge bya Bowazi hepfo. Bibiliya yambwiye ngo Bowazi arambije, yumva arambirije ku muntu, araza aroroso, arebye asanga ni Rusi. Arambwira niko muko ko nagaburiye abantu bose bagataha, ikintu cyaguteye kuza kuryama hano neki? Rusi yavuze amagambo yantangaje. Arambwira ngo wa mugabo we twarebye neza watugiriye, turebe uburyo wadukuye kuri nyakatsi ukadushyira mu mabati, turebe uburyo watugaburiye inzara yari twishe. Numva naza gutaramira hafi yawe kandi narakwitegereje nkurebye mbona umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi. Aramubwira ngo ahubwo nyorosa ndyame, nyorosa. Musome Bibiliya. Aramubwira ngo nyorosa ndyame. Bowazi ngo aramworosa ngo mu rubungabungo mu rukerera igihe umuntu atabasha kubona undi. Bowazi aravuga ngo hagira umenya ko uyu mukobwa yaraye hano akagira ngo hari gahunda dufitanye, ibi ntibyankoraho. Ngo Bowazi araza aramworosora. Aramubwira ngo muko fata uwo mwitero witeye bagushyirireho inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara, ugenda ubwira umukecuru ko wambonye, ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura. Rusi ngo aza yikoreye mu rukerera ngo ahingutse mu marembo. Urumva nyirabukwe newe yararyamiye amajanja avuga ati Mana bicemo, Mana ugira icyo ukora. Ngo Rusi barahingutse. Umukecuru ati Rusi we bite? Rusi yakoresheje imvugo y'abiki gihe. Yabwiye umukecuru ati mukecuru wakoze umuti hahiye, wakoze umuti mukecuru, wakoze umuti. Arambwira ngo byagenze bite mwana wa? Ati wa mugabo yavuze ko azacungura. Aravuga ngo ndamuzi. 3:18 aravuga ngo ndamuzi. Uwo mugabo ntazatuza, ntazaruhuka atari yabikora. Niba yabivuze azabikora, niba yabisezeranije azabisohoza. Haleluya! Imvugo we ni hame Tegerezo umusinisa ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri ibihabira iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Haleluya! Reka mbabwire muri bimwe muziho sinabona iyo yavuze byihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, yuko nibyo ntarabona zabiri
haleluya haleluya ndafashijwe uyu mugoroba Imana ihimbazwe cyane nimuvuge ngo amen amen tumuramburire ibiganza haleluya tumuramburire ibiganza haleluya 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 aravuga ngo ndamuzi ntazatuza ntazahwema atarabikora barahonganira ku musozo ngo baricara Bowazi mu gitondo arabyuka ahamagara abayobozi b'umudugudu arababwira ngo hari icyifuzo nagize bati ni iki ati wa mukecuru yaragarutse agaruka arapfakaye ariko yagarukanye n'umukobwa witwa Rusi turashaka umuntu ucungura ibintu by'uriya muryango nk'umucunguzi akazungura uriya muryango ntuzime umucunguzi mukuru aravuga ngo ndahari nzabikora Bowazi aravuga ngo ariko nunabikora hari umwana w'umukobwa witwa Rusi wazanye n'umukecuru niwe mbera gucungura umuryango uzawucungurane na Rusi uriya mwana twabonye yagirira igihugu umumaro umucunguzi mukuru abwira Bowazi aramubwira ngo ronye afite ibyasezeranyijwe byinshi ibyo sinjye wabikora akuramo urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli aruhereza Bowazi aramubwira ngo uhawe uburenganzira uriya muryango uzawucungure ibaruwa barayandika Rusi yicaye abona ibaruwa ivuye ibwami baravuga ngo inama yicaye iteranye babona nta wundi mugore wa Bowazi uretse wowe none ubu tuvugana ejo 2:00 uzabe wageze kwa Bowazi Rusi ahamagara Naomi aramubwira ati nyogoko aturi umukecuru mwiza ubu iyo ngumi Mowabu nari kubona umugabo nte ati banyandikira ngomba kujya kuba umugore wa Bowazi ati sinakubwiye mukamugabo we ntiyasubiyeyo mwana wa genda nugerayo uzabyare uzaheke uzakomere uzayobore umukecuru amwaturaho amagambo Rusi ngo ajya kwa Bowazi ageze kwa Bowazi asanga materiyeri mu nzu z'umugeni zose zirateguye ukwezi kumwe amezi 2 amezi 3 Rusi abasamye inda amezi 4 5 6 mariniyeri 7 8 imyenda y'umwana 9 igise kwa muganga abyara Obedi mama Obedi maboko afasha Obedi wawe murekure mama Obedi abikirangirire induru iravuga Obedi wa Rusi abyara Yesaya abyara Dawidi abyara Salomo abyara Rehobowamu abyara Abiya abyara Asa abyara Yehoshafat abyara Yoramu abyara Uziya abyara Yotamu abyara Ahazi abyara Ezekiya abyara Manase abyara Amon abyara Yosiya abyara Yekoniya abyara Shalutiyeli abyara Zerubabeli abyara Abihudi abyara Eliyakimu abyara Azori abyara Sadoki abyara Elihudi abyara Eliyazari abyara Matani abyara Yakobo abyara Yosefu aramagiza Mariya asama inda y'umwuka wera Mariya abyara Yesu haleluya Yesu ni inkoni yanjye genderaho ni icyambu gikomeye nambukiraho Yesu ni inkoni yanjye genderaho icyambu gikomeye nambukiraho haleluya biriwe mwicaranye ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure uyu mwaka utari warangira dukeneye ubukwe bwawe uyu mwaka utari warangira dukeneye imodoka yawe uyu mwaka utari warangira dukeneye inzu yawe uyu mwaka utari warangira dukeneye visa yawe uyu mwaka utari warangira dukeneye umwuzukuru wawe uyu mwaka utari warangira dukeneye diplome yawe uyu mwaka utari warangira Bowazi ategeke impano y'ubuhanuzi ntayo ugira ariko yishakemo mu uyu mwanya uhanurira abantu nka 2 ubabwire ngo uyu mwaka utari warangira Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe
mubwire ngo nabirekure ko mutabivuga mubwire ngo nabirekure mwoka afashe amafaranga yawe nayarekure mwoka afashe visa zawe narekure mwoka afashe amadolari yawe narekure mwoka afashe agakiza kawe narekure rekura rekura wa maboko we rekura wa maboko we rekura mureka murarimba mukaye kiriya cyo kurimba nacyumvise Ezekiyeli yavuze ngo Uwiteka aravuga ngo nzavuna amaboko ya Farawo yombi ngo nuko ari gusigaye nako nzakuva amaboko ya Farawo avunike amaboko atumudakira amaboko atumutabaho neza ayo maboko avunike. Hallelujah. Uzika aya maboko yarafasha Abisirayeli imyaka 430 abafashe babumba amatafari badahembwa ari abacakara. Haleluya. Ugasenga uri buburare kubona witeye akarungo ariko na momo yawe nta gihumbi kiriho. Ugasenga umwaka 2, 3, 5 ariko Farawo yarafashe ibyawe 430. Imana ihurira na Mose ku musozi w'Ihorebu aragiye intama za Yetiro iramubwira ngo Mose we numvise gutaka kubwoko bwanjye ubu tuvugana sizeho iherezo manuwe no kubakura muri Egiputa ndi Imana ndabirahiye ndabakuzayo amaboko yanjye akomeye. Haleluya, haleluya. Mose ngo arebe imyaka ishize abwira Imana ngo Mana kuvuga ko ushobora byose buriya Farawo yabarekura. Imana ibwira Mose ngo uretse no kubarekura azabirukana. Bibiliya yanejeje Mose. Imana irebye uburyo Mose ameze nk'utari kuyumva iramubwira ngo n'ikimenyetso cy'uko nzabakurayo niwe uzamfasha kubazana. Mose abwira Imana ati cyo kireke kuko navuyeyo mpunze maze kwica umuntu urabona nakisubizayo kandi nkajya kubwira Farawo ngo uravuze. Imana tugose urashaka kumbwira ko utanyumvira. Mose ati ndakumvira. Anegosiya n'Imana nkunda Mose abwira Imana kugira bamenye ko ari wowe untumye mpikimenyetso nibura ninjye imbere ya Farawo akazana ibintu by'intuza nzamwereke. Imana ibwira Mose ati zingutindira ufite iki mu ntoki? Ati mfite inkoni. Atako karahagije kuri njye rambika hasi. Ngo arambitse hasi yegura umutwe w'inzoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifate. Mose abwira Imana ati nawe uri umugabo nta wafata inzoka yireba nyifate. Ati yifate. Mose ati yanjye fata. Mose ati sinyifata bona inzoka yeguye umutwe. Mose aravuga ati nene ruka iranjye ninyifata iranjye ari ukundya niruka no kundya nayifashe nkora iki wayifata ngo atusha kumuriza kojeje kumurizo ihinduka inkoni. Imana amubwira ati uko niko bizagenda kwa Farawo nugera ukayirambika izaba inzoka nuyifata izaba inkoni. Aka kantu noneho wakaguha hari aho utajya wavuga utaho bahereye bankinisha bagira ngo sinsenga. Ndabereka noneho ndabereka bagira ngo sinavuganye nayo nukuru wayiguha ntaho utajya. Mose ngo arangije akoze kumurizo abo nibaye inkoni. Mose abwira Imana ati Imana niko bizagenda? Ati niko bizagenda. Mose abwira Imana ati aricyo nshaka kuvugana nawe. Ati niki? Ati Imana Farawo uramuzi. Farawo n'umutekinisi agira abapfumu wabona nawe ibintu bajya babikora wampaye kandi kamwe tukaba tubiri inkoni yakanga akandi kakahankura. Ati ntago ngutindira shyira ikiganza mu gatuza agira atya. Ati ngaho kuramo ngo akuramo asanga cyajwenze cyabaye ibibembe. Mose abwira Imana ati noneho kigire kizima ibintu byo kumeza nkina nawe kigire kizima ngende. Ati ngaho gisubizemo asubizamo. Ati kuramo akuramo asanga cyabaye kizima. Ati ngaho nyaruka. Mose abwira Imana ati Imana wambabariye ukama kandi kamwe tukaba dutatu. Ikintu cya gatatu Mose yasabye cyanyishe nenda gutagangara nari ngiye gupfa. Yabwiye Imana ngo cya gatatu ngo sabye ni iki ngiki nari nsanzwe nkusi
nabonye ukora imirimo n'ibitangaza. Icya gatatu ngusabye ni iki ngiki, mbonye uhindura inkoni inzoka, mbona ikiganza cy'ibi bibembe. Abateoloji baravuga ngo niwe muntu wahangaye abwira Imana ngo mbabarira umbwire witwa nde, mbwira izina ryawe, urinde wowe utungira imfubyi Kigali witwa nde, ko abana bacu biga tutagira umushahara w'ukwezi witwa nde, ko tumaze imyaka 12 dukodesha tukishyura witwa nde, ko twizi iwacu nta wize witwa nde, ko dutwara imodoka iwacu nta wagize igare mbabarira umbwire witwa nde. Ningera imbere ya Farawo nzamubwire ngo urinde, imubwira amazina yayo we, iramubwira ngo Mose we uzabwire Farawo ngo nitwa ndiho, uzamubwira ngo ndi Uwiteka, natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora byose. bingahe Byose. bingahe, Byose. iby'akazi, iby'abana, iby'umugabo, Byose. iby'amazu, iby'uburwayi, uvuge ngo byose. Byose. Ifite izina. Mose kansoreze kuraka. Mose abwira Imana ngo kubwira iryo zina umbwiye ndagiye, ariko nkugirireho umugisha umakandi kamwe, makandi kamwe ka kane. Akamukumve kantangaje, aramubwira ngo icya kane ngusabye kuva hano kugera kwa Farawo ni inzira y'ubutayu, nkeneye umufasha mw'ubu butayu. Bwira uwo mwicaranye ngo buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Aha, buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Ntago waba umushumba udafite abaprotokoli, ntago waba umushumba udafite abaririmbyi, buri wese akeneye umufasha. Ntago mwaririmba soprano ngo muririmbe ya ruto, muririmbe turafashanya. Buri wese ibyo udashoboye abandi barabishoboye, buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Imana ibwira Mose ngo icyo usabye nakiguhaye, nguhaye Aroni. Aroni ngo yari umugabo w'intyoza, ariko Mose yaradidimangaga. Imana iguhuze n'ufite icyo akurusha, igushakire Aroni, igushakire umufasha ufite icyo akurusha. Yarabye Mose abona ntazi kuvuga, ariko irebye Aroni abona ni intyoza. Ese urakundana n'umukene, mwese muri abakene, niba uri umukene kunda umukire, niba uri umukene mbega mu gukora ibintu binyuranye. Ko umuntu yakugurira na fanta ni ukwiri gusa ibintu by'indushyi gusa. Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo akurusha, iko byubatse byo mugomba kubyemera. Iramubwira ngo nguhaye umufasha witwa Aroni. Aroni icyo akurusha, akurusha kuvuga, ndamuguhaye kandi. Mose abwira Imana ati kubw'ibyo mpaye nta kindi ngusaba ndagiye. Ngo Mose yageze mu butayu ahura na Aroni. Aroni amurebye ngo nyuma y'imyaka 40 bigenze bite, ati Imana yavuze ngo tujye kubazana. Aroni ati baraguhize barakubuze, ninde ubivuze? Ati nindiho. Ati ndiho niki? Ati n'Uwiteka. Uwiteka niki? Ati n'Imana ishobora byose. Nigutumye? Ati nintumye. Ati kandi Aroni ibintu ukomeza utinda. Ati bakakantu ufite mu ntoki nkarambitse hano, ayo magambo yashira. Ati ubutuvugana ntandukanye nayo kandi ifite ibimenyetso birenga kimwe. Nta umuntu atugenda mu uyu mujyi dutsindagira, dufite ibintu twebwe twavuganye n'Imana, ntabwo badufite, ntabwo yavuganye natwe, dufite ibimenyetso. Mose abwira Aroni ati ndambitse inkoni hano wakumirwa. Aroni ati ngaho irambike. Ati hoya turayirambika tugezeyo. Abahungu barirega baramanuka muri Egiputa nta bwoba, nta umuntu adukata giporoso kata iri hariya kwa Rando nta bwoba. Hari akantu tugendana, hari ibintu twavuganye n'Imana. Bageze kwa Farawo basanga Farawo n'uburakari. Urumva Mose kubera ibintu yari afite byo confidence yahise yegera Farawo. Aroni nawe ahagarara ku ruhande, reka ndebe, yavuze ko yari ari kumwe nayo. Mose abwira Farawo ati muze urabarekura? Farawo aramureba ati we urinde? Ati ndi Mose. Umwe wishe umuntu twabuze, ninde ubagutumye? Ati no Uwiteka. Ati Uwiteka nigikisha? Ati ni ndiho. Ati we ibintu ndiho niki? Ati ni Imana. Tufite ikibazo. Imana nyabaki? Ati Imana ishobora byose. Ati ntago mbarekura, umva icyo umufasha amara. Mose araza yegera Aroni aramubwira ati urabona umugabo yumva? Aroni ati ntumbwiye ko ufite akantu kamukome ndebe. Wewe genda ukamukome, wewe wambwiye ko ari akantu. Ariko umufasha ni mwiza, umufasha ni mwiza mu butayu.
aramubwira ati wowe mbwiye ko ufite akantu harirwa azana ibintu byo kudusuzugura genda ukamukome nkwereke. Mose ngo araza avuga ati muze urabarekura ntubarekura. Farawo ati ntabwo ndekura. Mose afata ya nkono arayinaga, ayinaze yegura umutwe. Aroni ati garafure ndakwemeye. Ibwira imurye agira ngo ntago twasenze mbega. Ibwira imwereke sha. Inzoka ngo yegura umutwe igira itya. Farawo ngo arayireba araseka aravuga ati umuginga ibi fite yambure fite abapfumu yambure na yani bisukoze wahamagara yambure na yani ngo nabo bazana izabo nkoni bakubite ziba inzoka. Aroni abwira Mose ati baratwisha baratumara we wambeshye urya inkoni zose ziba inzoka baratwicira ahangaha wazanye untekinika inzoka zose zirivanga zikubita imitwe. Aroni abwira Imana ati Mana nuko nguko umeze wambwiye ko ushobora byose none byose ubigize inzoka nyine urabyemeye mfe. Imana ibwira Mose ati none se ubaye iki? Ati zose zabaye inzoka. Baroko ni mudasenga hano hanze dufite abantu bafite izijya gusa nayo. Yemwe hano hanze dufite abantu bayivuga ukagira ngo niyo bari kuvuga. Niyo mpamvu murindi impanga zanyu amavuta babasiga. Murindi impanga zanyu ibiganza byose bibakoraho. Barokore mu ntega amatwi mu nyumve. Hano hanze dufite bayani na bayambure. Naba profete bateye ubwoba baruzuye. Nimutagira imbaraga z'Imana muzashiduka mwararangiye maze ngo zose zikubita imitwe. Mose abwira Imana ati horeba wavuganye nanjye wanyigaragarije. Atubaye iki? Ati zose zabaye inzoka. Ati hindukira urebe inzoka yawe. Ngo arayireba ahuje n'aya maso yeguka mu zindi anezerewe. Izari ziraho zose Bibiliya yambwira ngo irazimira, iramira ubupfumu, iramira ubukonikoni, iramira uburwayi, igira ibintu imira. Uyu mwaka utari warangira igira ibintu imira, irazimira. Imaze kuzimira Imana ibwira Mose ati fata inzoka yawe. Arayifata iramubwira ngo kuyifashe ufasha abapfumu bose bo muri Egiputa. Ukuyifashe ufasha abakonikoni bose bo muri Egiputa. Ukuyifashe ufasha indwara zose zo muri Egiputa. Nta na kimwe kizongera guhangara mwebwe. Farawo ngo arabireba aravuga ati kuva mbayeho tora umupfumu uyajate. Ahita ategeka ingabo z'ikirenga gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata urabivuga iki? Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati genda urambika ku ruzi nkwereke. Akubise gutya amazi yose ahinduka amaraso muri Egiputa. Farawo abyutse agiye gukaraba asanga amazi yabaye amaraso. Baravuga ngo nta kindi kiduteje aya maraso ni wa mugabo witwa Mose umuhamagare yaduha amazi. Bahamagara Mose baranegosi abaha amazi. Farawo amaze gukaraba agaruye ubuzima aravuga ati mushaka operation imufata bidasanzwe. Bagiye gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata urabivuga iki? Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati subira ku ruzi na Aroni mbereke. Ngo basubirayo arambuye gutya ibikeri ibikecuru by'ibikeri ibikiri ibijene byose ibikeri byose bijya ku nkombe. Arambura inkoni hejuru y'ibikeri aravuga ati mwumvire itegeko ry'umwami mujye kwa Farawo igihugu cyose mukigemo muvuge ko Uwiteka ashaka abantu b'Imana amaboko yabafashe abarekura. Ibikeri ngo byose bijya mu gihugu bipfiramo igihugu kiranuka. Bahamagara Mose ati wadukijije umunuko. Ati muni murunde mutwike. Bararunda baratwika umunuko ushize. Farawo aravuga ati ni buryo ki mwafatamo Mose ko uyu mugabo aturembeje. Mose arabimenya abwira Imana ati ko bagiye kumfata. Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati jya muri rompu izuba rimaze iminsi rirashe ukubite mu mukungugu nkwereke. Ngo aragenda kubitamo akubisemo inda imbaragasa. Arazibwira ngo mujye mu ipataro ya Farawo mu murya abanyegiputa mu barye baturekura amaboko adufasha turekura inda zara bariye. Kamitaruke hazi cya kane hazi cya gatanu hazi cya gatandatu hazi cya karindwi hazi cya munani hazi cya cyenda. Mose yaramaze kunanirwa no gusaza. Imana ibwira Mose mu bice 12 mu kuva iramubwira ngo Mose ihangane hasigaye kimwe. Amaboko abafashe akabarekura. Imubwira amagambo ya Pasika. Iramubwira ngo genda ubwira Abisirayeli bafata umwana w'ihene cyangwa umwana w'intama bamubage basiga amaraso ku nkomanizo z'inzu z'imiryango yabo. Nijoro ndaza kunyuraho. Icyo ndakora ni ngewe ukizi. Ariko iyo ntama cyangwa iyo hene inyama zayo muzirye muke. Yari imibabaro ya Pasika yashushanyaga Kristo. Iramubwira ngo ubwira Abisirayeli barya umutwe w'iyo ntama barya igihimba cy'iyo ntama
barya ibinono by'iyo ntama, barya ibyo mu nda by'iyo ntama, ntibagire icyo bajugunya. yaravuze pasika, yaravuze kurya Kristo ukamurya wese. iyo bavuze kurya umutwe, hariho amatwi, hariho amaso, hariho amazuru, hariho umunwa. umuntu wavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama ntajya yumva. batanga amatangazo nakavuga ati ibyo bintu ntabyo nigeze numva. ntumurenganye, yavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama. uwavuye muri Egiputa atari amaso y'intama ntiyerekwa ibyo abandi babona, ntabibona. uwavuye muri Egiputa atari amazuru y'intama amenya abahutu n'abatutsi. turiya muntu ari mwiza afite amazuru ameze atya se yawe avamo ji. buriya hari ibintu mugomba kumenya. umuntu wavuye muri Egiputa atari umunwa w'intama mushu yabavuga hano. umuntu utari umunwa w'intama aravuga ukagira ngo aracometse, ariko umuntu wavuye muri Egiputa ari umunwa w'intama amagambo yari ku murongo, avuga ibintu wamubaza neza akabisubiramo. umuntu wavuye muri Egiputa atari iminono y'intama, amaguru y'intama, aratarasa amatorero yari amaze. none muri Zayoni ejo muri restoration mugaturika muba ayo maguru yawe atagira fire, utagira ahantu turiza, warimo akajagari. abo nabavuye muri Egiputa batari umwana w'intama. ubwa mbere mbwirije umwanya munini ngatinda karondogora. amaboko afashe ibyacu agira ate abirekure. tuye gusengana n'umuntu uri mu iteraniro uri kumva hari ibintu bye byafashwe, kandi ushobora kubuzi naho byafatiwe. nukuri pe, amaboko afashe ibyaho habifatiye urahazi. uzi ko hari igihe na karande amaboko ya karande afata ibyawe. nakabwiye abantu ejo twari kumwe muri Assemblée de Dieu aho maze iminsi ndi kwigisha. hari igihe karande gufata ikakubuza gusa neza, waba usa neza. 2004 umuntu yamaye amafaranga aramwe ngugenda ugura ipataro y'5,000. ndebye nibuka ko iwacu nta muntu ugeze kugura ipataro y'5,000. ndagenda ngura icyatanu y'abakobwa. karande si ikintu y'umutuku, pataro y'umutuku y'abakobwa. bampaye 5 nguzi icyatanu musagure 3,500. ubu dufite abantu hano, umuntu akureba yareba taye yawe kumeza akaguhimba 60 ngo ugura ikanzu y'60 ukagura amaburuza 7. ibi bintu mwihaye karande. nguri pataro y'icyatanu bampaye 5 ku cyumweru nza nayambaye ngo nemeje iteraniro y'umutuku itagira umufuka, itagira aho bambarira umukandara. turahimbaje dusohotse, umusore umwanjyana ku ruhande arambwira ati se ko wambaye ipataro y'inkobwa? oya. ati niyo abakobwa. ati nubona ko itagira umufuka, ati nubona ko nta pekezo ry'umukandara ifite. ndavuga ntabwo igitangaza kiragwira. 3,500 nayariye, icyatanu ndagihombye. karande yuko iwacu nta wambara neza irankurikirana. yarandetse. reka ngere i Kigali maze gukora ubukwe 2013. umuntu amereza 25,000. arambwira ngo ugenda ushaka inkweto nziza kuko yarabonye inkweto nambara. genda ushaka inkweto nziza uzaje wambara. 25,000. arambwira ngo ziba ku muteremuko aho bita kwandamage. ndagenda njyayo, ngezeyo ifoto yari yayimpaye ndayireba, nshyira nyiri duka n'inkweto iri arayinyereka. ntigura ngahe? ati nizijya zigabanywa ibiciro ni 25. ntiwasanga ngo 23 ngo nsagura ngahe? karande. arambwira ngo ntago bikunda. ndasohoka amaduka yose ndayazenguruka ngabanyisha mburaho bankuriyeho n'igihumbi. ku mugoroba ndamanuka ntashye, ngeze hafi ya Ragarete manuka nkubitana n'umusore utwaye ibikweto ku giti. ari mureke mbabwire karande si iki. ndeba muri bya bikweto mbonamo inkweto ijya guforuma nka yayindi. mpita mbaza umusore uri kuzicuruza nti iyi nkweto nangahe? ati izi nkweto ni cagwa zirahenda. ati ni 30,000. wahetse ngo 23. ati amake ni 28. ntewe ni 23 rwose. ati ni uko kuntu ikomeye ni waretse nkagona 3. ati basezana na 4. muha 24 ngo nsagura ngahe? igiho. mu rugo mu gitondo ngezeho nagiye kuziranga sanga ntizisa. sagura igihumbi mpomba 24. uwo muco wo kugura imyenda nijoro mwawukuye he? kajya kugura ibintu utabiteguye ngo nuko ngo ubibonye ngo ari ibyamake. karande. kajya kugura inyanya bakanga kukongeza rumwe ukagura ibimene ngo isosi ngo y'ikimene n'iryoha urarwaye. kimene nicyo kiryoha. karande. amaboko afashe ibyawe agira ate? warya neza, wakambara neza, waryama heza. bwira amaboko afashe ibyawe abirekure. nimuvuge ngo amen. Amen.
nzagaruka gutanga ubuhamya, nzagaruka oya ndavugana n'umushumba, nzagaruka gutanga ubuhamya, nzaza kubabwira uburyo namenyanye na Jane, nzaza kubabwira uburyo namenyanye na Jane. Twahuye afite visa yarasabwe yarako wagiye kujya i Burayi. Ubuhamya bukomeye, nzaza mbaho ubuhamya, muzumva ko nta kintu na kimwe Imana idashobora. Turahura turambagizanya. Ubukwe bugiye kuba, inama z'ubukwe zigiye gutangira, baramubwira ngo umugabo ugiye kubana nawe mwaraganiriye? Ati twaraganiriye. Yakubwiye ko agira iki? Ati sinamubajije. Ati reka ejo tuzahura. Ati ejo uzamubaze. Twicaye muri restaurant Mucyo Nyabugogo, amaze kurya agafiriti, arambwira ati ariko sheri, mu buzima busanzwe ugira iki? Kombi ba muntu myaho sinabimenya, ndebye nsanga ntacyo ngira, nta diplome, nta perimi, nta gare, nta data, sinzi ijwi ryavuye. Ndamubwira nti mu buzima busanzwe ngira Bibiliya, ni Bibiliya niyo nagiraga. Mbona buzi yareba, mbona buzi yo yerekera. Bagiye mu nama namubwira ngo yakubwiye ko agira iki? Ati yambwiye ko agira Bibiliya, yambwije ukuri. Umwe aramubwira ati Jane uragowe, umugabo wa Bibiliya muzajya murya ibyakozwe n'intumwa. Ariko Imana nukura amaboko afasha abagore banyu mwabasore mwe abarekure. Kuko uzakomeza urya capati n'amandazi uzaturika inda. Oya, hari ibintu bigomba guhinduka, hari ibintu Imana igomba gukora. Nimuvuge ngo amen. Musho waje ugasenga. Nashoje kadukomera Imana amashyi, twakira umushumba wacu. Azadufashe gusenga. Imana izanshira inzira ngaruke mbaho ubuhamya. Naheze ko uyu munsi ndaza gutanga ubuhamya, ariko nahawe message ngo nze mbabwire ngo amaboko afashe ibyanyagira ate. Nabyumvise, numvise iri jambo ryo ngomba kubabwira. Hege Satana kwiziringaho neza ibyawe akabifata pe bikajyamo amapingu ukabura uko bigenza. Ariko umugabo twizeye ajya ategeka amaboko afashe ibyacu, akagira ate, akabirekora. Musho aho dufashe usenge. Urumva nasetse nahwereye, ariko ntacyo tugiye gusenga amaboko afashe ibyacu abirekure. Ese narakantu numvishe kabasore ngo bari maze iminsi barya capati bagiye kuza kandi barya ibiryo bitetse mu nkono, amaboko afashe inkono zanya zirekure, murya ibiryo bimeze neza. Ariko mwumvishe, mureke dukomere Imana yacu amashyi meza. Imana ibahereza umugisha. Ntekereza ko ntago ndakomera cyane, ariko nanjye muri iyi minsi nabonye ahantu njya nyuza ubutumwa. Mushumba wenda ubwaraza kumfasha koza avuge ugihagaza no avuge. Murakoze cyane. Hari ibintu byari byarananiye, ariko ndebye biri kugenda biba, ndavuga ngo se burya nta wagira urubuga ni ura yajya nyuza hivuga butumwa, mfungura ka kantu bajya bita ngo ni iba ari YouTube niba ari channel simbizi, kitwa Inyigisho Nzima TV. Inyigisho Nzima TV kamaze nk'ibyumweru 2 kanyuraho ubutumwa bwanjye, ubuhamya bw'umuryango, ibitaramo by'umuryango. Ubwo nujya udukenera uzajya unyura ku Nyigisho Nzima TV, uzajya ubona byinshi. Yesu abahereza umugisha. Amen. Ndagira ngo tugiye gusenga, munyemerere ntihagire ucikanwa tudasenze. Mbo rero ngewe niba ruko nyine mba mu ijambo, buriya mba nashize naryumvishije cyane, ariko harimo message imwe: amaboko afashe ibyawe abirekure.